tukwakiriye muri televiziyo kugira ngo utangire utubwira ese kuki mwahisemo kwita kuri iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze cyane. Impamvu ntebyiri. Impamvu ya mbere kuba turi mu gihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 tubona yuko hari abantu benshi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho COVID-19 nayo yaje itunguranye bituma noneho birusha ibibazo byari bihari biriyongera. Turavuga ngo rero tugiye kuzana umushinga wacu witwa Vugukire Hotline aho tugiye gufasha abantu kugira ngo tubahuza n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe n'abantu bafite ibibazo. Murakoze cyane. Ni bande mwibandaho cyane cyane? Dufite abantu uburyo butatu. Dufite urubyiruko rwavutse ku babyeyi bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Tugafite aba kabiri ni urubyiruko rukomoka ku babyeyi bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Noneho n'aba gatatu akaba ari abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi bafite chronic problems. Ni ubuhe buryo mufasha aba bantu mu bigenza mute? Dufite mobile application, Vugukire application, dufite USSD app, tukagira na phone call. None se tubafasha mu buryo bune bukurikira. Mu gihe winjiye muri application yacu hari registration, aho se dukora profile y'umurwayi. Noneho hazajya hari nk'ibitabo by'ama appointment mu gihe wenda akeneye physical session bamwandikireho, ukeneye group session babyandikemo. Noneho hari na consultation aho bazajya bamusuzuma bareba ikibazo afite. Noneho hakaza na post consultation. Noneho iyo ngiyo izajya ituma bamuhereza umuganga. Ubu ngubu dufite aba clinical psychologist batatu n'umuspsychiatrist uzajya utanga imiti igihe biri ngombwa. Yego. Reka tugaruke ku cyerekezo cyanyu muri rusange cy'ejo hazaza. Wakidusobanurira muri make? Wenda nabahereza nk'mu myaka 5 aho twifuza kwibona. Turifuza kuzagira therapy center hanini. Ubu ngubu mbere twakoreshaga uburyo bwa group counseling, tugahuza abantu bakabasha kubohoka bakavuga ku bibazo byabo, tukabahuza n'abaganga. Ubu ngubu noneho bazajya bakoresha application wawundi ugira ipfunwe ryo kuba yavuga ikibazo cyari kumwe n'abandi bibe bijye hagati n'umuganga we kandi mwibanga rikomeye. So turifuza kuzagira therapy center, ikigo kinini cyane kidufasha abantu. Therapy center ubwo ni iki? Uburitse dufasha abantu bafite nk'ibibazo by'ihungabana, bafite agahinda, bakatose bitewe n'amateka yabo, tukabashyira ahantu. Tubahereza amahitamo. Umuntu harazajya bakenera kuba nibwa session ni uburyo umuganga w'inzobere mu buzima bw'umutwe cyangwa se twita nk'aba psychologist tukamuhuza n'umurwayi. Session ibiri hagati y'iminota 45 hamwe n'isaha. Rero niyo twita session. Physical session ni ukuvuga muganira. Group session akabona ko kugushyira hamwe n'abandi kugira ngo ubashe kuvuga, ubashe kubohoka, akagushyira aho ngaho. Noneho hari uvuga ati oya ngenza kusha application cyangwa kusha telefone mvugane namwe. Amahitamo azajya baraya. Noneho tugira ikigo kinini cyane kuko tuje gufatanya. Dufite nka Icyizere Center, dufite Karayesi Ndera batanga service nk'izacu. Ariko twebwe dukora mu buryo individual, umuntu ku giti cye, group bitewe n'icyo uzajya ushingiraho. Kandi turatagetinga gukorana n'abantu benshi. Tuzajya dufatanya na Farge abagenerwa bikorwa babo, wenda nk'iwawa harano bagene ko ntabwo dufasha abantu bagizweho ingaruka na jenoside gusa. Oya, hari abantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Noneho nibazo mu mutwe ni bigari kuruta uko abantu babitekereza, kubera yuko hari abantu bagira agahinda. Nk'ubu ngubu kubera covid abantu bavuye mu kazi, abana bamwe bavuze minervale ntago bakijya ku ishuri, ibibazo biba byinshi. Hari n'abantu bumva ko urubyiruko rutajya ruhungabana abantu bakuru gusa. Oya, n'umwana muto yahungabana bitewe n'ibintu byagenda bimubaho. So nizo nzozi zacu kugutagetinga abantu benshi no kugira ahantu hagari tubafashiriza kuko tubashe kwakira nabo barwayi baturutse wenda muri ibyo bigo bitandukanye. Kenshi bavuga ko igishoro cya mbere ari igitekerezo umuntu agira kizavamo ibyo byose. Iyi nkunga twavuga ko yari ngombwa mwahawe cyangwa se iki gihembo hari icyo cyongereye umusaruro mwebwe mumaze gutanga, wawudusobanura gute? Murakoze cyane. Ubundi mu mwaka wa 2017 twahawe igihembo muri Sirwa Award na His Excellency Jeannette Kagame kubera ko tumaze gufasha urubyiruko 500 kuva mu bwigunge. Urumva ko biratwereka yuko ibintu birakenewe kandi abo gufashwa barahari ni benshi. Niyo mpamvu twabazanye twaya upgrading.
noneho ikindi yego yarakenewe kubera yuko hari ibyo gukora byinshi urumva hari application hari iyo mirongo tugiye duhayaringa aba clinical psychologist tuzanatanga akazi ku ba videographer dukoresha amashusho atandukanye no kuzajya dushaka n'ama message muri sectors zitandukanye ubutumwa bwacu burimo wenda mu gihe umuntu ufite ibibazo aba afite criteria zinizi ibimenyetso n'ibi bisuzumwe na Ministry of Health none turangira tubyoze muri sectors zitandukanye ku buryo umuntu azajya amenya ngo narwaye ushobora kwizana ushobora kuzana n'umubyeyi wawe cyangwa se umuntu ashobora kuvuga ati kuturangira hari ahantu hari umuntu ufite ikibazo mwe mwamufasha yego turasoje rero ubu niba tutakuniganyije mu masegonda make hari ikindi waba ufite wenda icyo navuga ndashimira Imbuto Foundation kubera yuko iyi nkunga ni nka startup fund cyari igitekerezo ko tugiye gushyira mu bikorwa inzozi zacu cya kabiri ndashimira abaterankunga bacu Koika Rwanda UNFPA ndashimira n'Imbuto Foundation kandi ndashimira designer wanjye Ntagwabira fashion designer yakaze cyane Josiane turagushimiye hanyuma amahirwe y'amasa murakoze cyane